Wakaza amakuru kuvugwa mu equipe yanyu mukunda by'umwihariko Rayon Sport. Rayon Sport igira amakuru menshi. Akanya ni umukunzi wa Rayon Sport tega amatwi umva no makuru. Ikipe ya Rayon Sport atangiye neza. Abasaza bagarutse. Murabyibuka ubwo byavuga ngo abasaza bagarutse. Jean Fidel wari washyizweho wari watoye nko kuyobora manda nyine ya Rayon Sport kugira ngo yongere tuzi ba Rayon Sport ikaza kongera kwegurirwa abasaza barimo Paul Muvunyi, barimo Tade, barimo n'amadoge atandukanye. Byongeye kugaragara yuko harimo kutumvikana, harimo amakimbirane, harimo kuba Rayon Sport rwose yakisanga none ibuze epfo na ruguru cyangwa se intama n'ibyuma. Bahitamo rero kwifashisha urwego rushinzwe igihugu rwa ni RGB, ni urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Rayon Sport nk'imwe mu equipe iri registered nayo igengwa na runo rwego. No mpamvu rero hongeye gushyirwaho umuyobozi witwa Abdallah usanzwe abarizwa muri equipe ya Rayon Sport nk'umukunzi wayo, usanzwe yari muri komite yabaye na meya, yabaye n'umuntu ufite profile nziza ariko nanone ufite ubwo bunyangamugayo azwiho. Ese niki cyatumye rwose Rayon Sport bigenda gutya? Ikaba yaratangiye neza bishimye avuga bati turaje tugira ibintu tugeraho, dukoresanye imbaraga zacu dukorere hamwe. Irimo abakire benshi ariko bikaza kurangira ibintu bitagenze neza. Banditse bati abasaza ba Rayon Sport bakozeho barababwa rwose. Mwaka watangiye n'ibitwenge none wasojwe n'amaganya. Muri 2012 abaraperi bari bagezweho icyo gihe bakoze mu nganzo baririmba uko uwo mwaka wabereye mubi, wabaye nk'ihwa mu kirenge rwose. Bagasoza rero bawuvuma ko wabaye umwaka mutindi. Usubije rero ibihe inyuma ukabihuza n'umwaka wa 2025 mu bakunzi ba Ruhago ni Nyarugenge hari benshi nyine bavuga nyine byinshi, ariko harimo abasoreje mu bushyamirane bugiye butandukanye nubwo batawutangiye bafite icyizere ko bizagenda gutyo. Nkuko rero tubikesha inkuru zigiye zitandukanye, bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Inkuru yakomojweho cyane nigarura ry'abasaza. Abasaza baragarutse nyine mu equipe yabo, abiganjemo abahoze mu buyobozi muri no equipe ya Sport. Birero byagejeje icyizere gikomeye cyane cy'igikombe ku bakunzi ba Rayon Sport. Yinjira muri 2025 ibyina rero Murera, ariko uyu mwaka urangiye rwose abafana bayo benshi bawuvumira ku gahera nk'abahanzi twavuze hejuru. Ni inkuru rwose bavugaga bo muri 2012. Ubunani rero burenze gutsinda Polisi FC ugasiga mukeba aperi amanota 8. Nubuhe koko uko niko rero Gikundiro yinjiye mu mwaka mushya no 2026 ariko na gatanu, ariko ntibyaramba nkuko abenshi bakunda kubivuga, kuko karyoshye rwose ngo kadahora mwitama. Ibitego rero bya Farenganye rutayizamu wasekerwaga na buri wese, cyane cyane ku ncundura rwose bya rucabana. Kwishongora kwa Wasiri uvugira abafana bino equipe ya Rayon Sport na Muhire Keve wari capitaine w'iyi equipe ameze neza cyane, abarwa nkamwe mu mediateri beza. Amashyi y'aba Rayon ku kibuga n'imbyino zirimo Murera byari mu byatumaga rwose buri wese uri muri Rwanda cyase mu Rwanda no mu mahanga amenya ko ku munsi runaka iyi equipe yakinnye cyangwa ifite umukino. Gusa ibyo ntibyarambye ko kuki ibintu bitarambara, kuko ukwezi kwa kabiri kwezi kubi kwari kwaratangiye muri kwa 10 kuzuye kwezi kwa 10 ubwo abasaza basubiraga muri equipe nyuma y'imyaka 4. Bamwe bavuga ko rwose urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwayiragije Uwayezu Jean Fidel w'umutsindira bavuga ko nyine ari we warubaye ayifite muri icyo gihe mu rwego rwo kugira ngo nyine yongere isubire ku murongo. Yerekuwe n'uwitwa Sadate ivuga ko yaramaze kujyana ahantu hatari heza, abakunzi barekaramye bose birirwa bataka bati nyabona mukuru w'igihugu n'abandi bayobozi nimutabare Rayon Sport iragiye. Nyuma rero abasaza baje kugaruka. Sasa abasaza rero bakomanyije imitwe rwose. Umwaka watangiye intego ari kubaka Rayon Sport ikomeye
ikomeye ikagira abakinnyi beza kuko nyine ariyo gahunda Jean Fidel yarasize rwose yari idakomeye nk'uko babigaragazaga. aha rero nibwo haguzwe barimo Abdoulaye mu bakinnyi, haguzwe witwa Asanana Innocent, bagura kandi witwa Sulaiman Dafe ndetse n'witwa Bilamahire Abidi umurundi, n'aka kanya ukirimo ngo bitameze neza kabisa. hanyuma rero icyo gihe kandi ubuyobozi bwasaga n'ubwunzi bumwe wose mu buryo bugaragara, bakire bose baje, buri wese rero muri aba bayobozi bombi yashakaga gufata inda ya bukuru mu miyoborere no mu gufata ibyemezo mu ekipe, ndetse bishimangirwa n'amabaruwa ajya atandukanye yanditswe, yewe n'ibikorwa byakurikiyeho bigiye bitandukanye. gusanga imwe yanditse ibaruwa undi yanditse ibaruwa, ibi ni ibiki muri Rayon Sport? Byari bimeze bite hano rero? Rayon Sport ni imwe mu ekipe urebye uburyo ifite abakunzi, iramutse yitwara neza ntabwo bishoboka ibi bintu, ishobora kuba yakora ibintu bidasanzwe. mu kibuga byatangiye kuzamba, gutsindwa na Mukura Victoire Sport mu mikino usoza igice kibanza cya shampiyona, byari nko gukangura Rayon Sport, yari itaratsindwa na rimwe, biza kuba bibayeho icyo gihe, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ekipe yagize ibyago ivunikisha mu bakinnyi bayo yagenderagaho umunyasenegal Fane Nganye no watsindaga ibitego cyane, kuvunika k'uyu mukinnyi kugeza n'ubu ngubu utarongera no kugaragara mu kibuga, byabaye rero igihombo gikomeye cyane kuri Gikundiro kuko nta musimbura yari ifite muri Abdoulaye, ariko Biramahire Abedi benshi batemeraga, waguzwe ku munsi wa nyuma aba ari we uyobora ubusatirizi bwayo, anagerageza kwifasha. Muherekeve nawe wari mu bagendererwagaho yagiye agira imvune za hato na hato, ndetse aba umukinnyi mu bakinnyi 4 cyangwa 5 bashinzwe cyangwa se bari bashinzwe kugambanira, byavuzweho ko ngo bagambaniye ekipe kugira ngo itsindwe. byatangiye kuzanamo umwuka mubi, byari ibintu byinshi cyane, byari birebire cyane. Saza rero byavugwaga ubwo basaza bavuga ko bari baje kuyirokora, birangira bibaye nabi, nabyibuka byinshi ku buryo byagenze. Mukino wababaje rero cyane abafana b'ikipe ya Rayon Sport n'ubwo batsinzwe muri ikipe ya Bugesera FC ibitego 2-1, ko uri mu mikino yatumye rwose n'igikombe bihagarara burundu. Avuga ati igikombe naho birarangiye, aho wanabayeho imvururu nyinshi cyane, bikarangira hari abakomeretse abandi bagafungwa mu buryo budasanzwe rwose. Uwo rero nuwo watumye rwose Gikundiro itakaza umwanya wa mbere burundu, habura imikino 2 yonyine, ndetse kunanirwa gutsinda Vision mu mukino wakurikiyeho bihesha APR kwegukana igikombe cya shampiyona cya 23 muri rusange muri kariyeri yayo. Rero byatumye yaba abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abandi bagiye batandukanye muri ruhago bavuga bati Rayon Sport ishobora kuba bitari seriye. cyavuga ko buriya Rayon Sport ngo bipfira mu miyoborere yabo, baramutse ibonye umuntu uyobora neza ishobora kuba ngo yaba ikipe ikomeye. Yatubyumva nyamara Rayon Sport rero urumva nyine ni byinshi cyane, ubwo biba bigenda bigaragaza nyine urwego kugeza akanya rero ukuntu bimeze. Aba Rayon Sport basoje rero umwaka mu maganya, nubwo rero hari izo mpinduka zakozwe mu buyobozi byuka ko nyine urwego rw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwakoze impinduka mu miyoborere, hinjiramo abayobozi bagiye batandukanye. Ngira ngo Abdallah Murenzi yahawe amezi 3, inshingano yahawe nyine harimo gushyiraho amategeko ya Rayon Sport izajya igenderaho n'ibindi bigiye bitandukanye. Uretse rero iby'ubuyobozi, kwirukana umutoza Famelo TV, hagasigara Haruna Firuzi, mbere yuko rwose hashyirwaho Bruno Ferri na Lomami Marcel umwungirije kugeza akanya birasa naho nta kinini birahindura mu kibuga, kuko kuri ubu rwose iracyafite amanota 20 ku mwanya wa 7 irushwa na amanota 8 n'ikipe ya Polisi iri ku mwanya wa 2. Umuvugizi wa Rayon Sport Gakwaya Olivier aherutse gutangaza ko ekipe ngo nta bakinnyi abona ifite. Uyu umuvugizi wa ekipe wabyitangarije. Zero n'izandane ziba zigiye zitandukanye ziba zivugwa muri siporo, urumva ko muri Rayon Sport naho ibintu ni